muha umuti umugore aramukunda yego ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma yego ndamubwiye ngo agiye wamubeshyera reka muha umuti uzajye uwukoresha niba muca inyuma uzabimenya ubwo yarawukoresha uko bikwiriye ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze ati bamaje gufatana none se ngubu amano yawe niyafatana umuntu yakuraga amano agafatana kuwukoresha umunsi umugore najye gusambana niyo mpamvu hari igihe ifata igihe noneho umugore amaje gufatana yahamagaye manager wo muri ayo mashambure barimo kuvuza induru ati nafatanye ati fite inomero umamagarira ahamagara uwo bita ngo ni shangazi w'uwo mugore ni cyo kintu ukoresha ku buryo babantu navuga ngo ibitsina byo byafatanye bita bitandukana ese ntibasigarana ibikomere bigenda biti nta bikomere ubona ari kuza nta muti ifite bari kumaduka byari gukunda ariko ngiye nazanye amayogi abiri ayo mayogi ntabwo tuba twemeye kureba ubwambure bw'umugore utari uwawe nta burenganzira uba ubifitiye ubagati bakubwira ati birakunze bahita bajya mu kindi cyumba bakambara bisanzwe ko n'ubundi baba bambaye nk'uko Imana yabaremye hanyuma wari urimo bakimara gufatanuka wabonye bameze turi kumwe n'umupapa ndabona umupapa reka mwite umupapa mu byubahiro bye nzi neza ko benshi bamumenye cyangwa se yamamaye ahari umupapa wakoze agashya benshi mwarabibonye agafatanura ibitsina by'abantu bari bari gusambana ndetse naramutumiye bitewe nuko uyu munsi afite comment zirenga 200 benshi muvuga ati no muzamutumire mutubariza ibibazo uyu munsi rero nagize amahirwe yo kumubona bya bibazo bimwe mu byo mwibaza ibyo atadusubiza ubwo ngubwo nibanga ry'akazi muraza kwihanganeka mbabwire ngo mukurikire ikiganiro tubahaye ikaze papa murakoze amakuru nisa watangiye twibwira amazina yawe nitwa Twizeyimana Vincent bakabanze ku izina rya Mustafa ryavuye he Mustafa kwa kundi mba nkorera abasilamu Nyamirambo ariko no muryango wacu turi abasilamu mbere ari umukristo ababyeyi bo bari abakirisitu ngewe mbaho mitambo musilamu yego niho Mustafa ryavuye n'uburi musilamu n'ubundi umusilamu ni byiza cyane ntago ndibuze kwinjira wenda mu by'umuryango wawe cyane kubaza ngo ufite abana bangahe ibintu ngibyo reka byo tubyore tubigire ubuzima bwawe hanyuma wigize uba muri za Tanzania cyangwa za Zanzibar hariya niho ababyeyi bavuka niho ababyeyi bavuka urambwiye ati niho ababyeyi bavuka wenda ufite n'amatsiko yo kuvuga ati kugira ngo umuvuzi gakondo bisaba iki wabikuye he nibyo shaka gusobanura ibyo byose niyo mpamvu rembi kwaje kuko tuzi ko bira bintu wakoze abenshi muri komite nakoje mbona ngo ndabona ndumva harimo hano mu gihugu cy'u Rwanda aribo bwa mbere bibaye nta nubwo iriya miti dukunda kuyitanga ubwo rero ngewe natangiye kuvura afite imyaka 12 papa niwe wavuraga igisekuru cyacu cyose kiravura n'uyu munsi ariko haba harimo umwe uvura gusa iyo agiye gupfa abafite uwabisigiye ubwo papa rero yarabisigiwe na se noneho papa nawe agiye gupfa arabisigira ariko ntabwo abigusigira ahubwo byo biritoranyiriza bishaka wa muntu uzashobora kubikoresha wakwemera kondisiyo waba witonda udakunda ibintu byinshi byamaraha waboneka isaha yariyo yose kugira ngo nihaze umurwayi amugana amwakire ntago byafata umusinzi yaba ari mu kabari ntago byakunda ubu ntabwo ujye unywa agacupa ndakanywa mu masaha wenda y'ijoro cyangwa akanywera mu rugo mu kazi kuko uri nko mu kabari mu ndakubwira ngo nje ku ivuriro wasinze ntago byakunda ntago wavura umuntu wasinze ubwo rero ngewe mfite nk'imyaka nka 12 niga mu wa 4 primaire nagiye ku kibaho umubyeyi yambaza ati subiza umwarimu mwiyandikira ubwoko bw'imiti ibyo ambwenge byahitaga bihinduka imiti icyo gihe navuraga nagukoragaho gusa ugakira ndiba kwazaga baza abadamu bafite inda nkabakora kunda bakigenda ariko ntago nabaga ufite imyaka 12 ariko ntago nabaga nziko ndimo kubavura nge nabikoragaho gusa ninga kwa kundi ikintu kikuje mukagikora ubu ngubwo bikomeza kugenda gutyo rero papa agiye abarapfuye apfuye byose bitabi byose biraza imbaraga zose zikuzaho zinzaho ubwo nangira kuvura
hari impamvu abantu b'i Kigali benshi banzi mu Nyakabanda havuye nk'abasazi nka 5. yego ubundi ngo banze ku izina rya Nyabingi yuko mvuye imyuka mbi Nyabingi. Umuntu abasazi benshi cyane ababuze urubyaro rwo no guhombya. Ariko ukijya mu mihango ntabwo ubwiye ngo wabuze urubyaro kandi waravuye mu mihango ngo uzagira ute uzabona urubyaro uri muri menopause. ntabwo byakunda. Ikirimo rero nta kindi kibazo ujya kwa muganga ugasanga ibipimo byawe biragaragaza ko uri muzima, ariko ubana n'umugabo nta kibazo bikanga uraza tugakuzingura. Haba hari ibintu bituma udasama kandi aba ari byinshi. Hari igihe uvuka mu miryango mibi irimo imyuka mibi cyangwa baraterekeraga ya myuka ikakujyaho utabizi, cyangwa hari abandi bantu bakugiriye nabi uraza tukareba impamvu utabyara tukaguma tukabyara. Yego impamvu nkubashishe nawe nye muri comment benshi bavuga ngo ibi bintu no muganga yakoze bibazanzibari abandi ngo bibane bacuza mbese ubona ko ari ibihugu. Okay biriya bikunda ko mu mahanga ariko nawe urumva rw'igisekuru cyacu gikomoka n'ubundi Tanzania. Kandi Tanzania irabizi namwe niho imiti yose ikaze ivu. Nubwo mba ndi hano mba mfite uburyo nanjye bayinyuza cyane nanjye nkambuka ukayizana. Hanyuma navuga ngo wakoze agashya. Impamvu uvuga agashya niye ntago ari njye nyine watangaye no muri comment ndetse n'abantu bose ni umusara bambaza ati biriya bintu nibyo, ariko nkanjye wari uhari nabihamya ko ari byo kuko nanjye nari imibereye aho byabereye kuri teri. Ubundi ndashaka kutubwira biriya bintu ubundi wabigenjeje gute mbese biteye amatsiko kuvuga ngo abantu barasambanye ibitsina birafatanye kandi utari uhari, ese wabyohereje mu mwuka uriya mupapa yarakwegerera akubwira ati mbese ngiye uriya mupapa twajyaga dusangira ari inshuti yanjye aho twaba tumusangira agacupa akavanga umugore amuca inyuma. nkamubwira ngo ushobora kuba ari abantu babikubwira atari byo. Ni byiza reka nkuhe umuti utuma bamukunda. Yego umugore aramukunda. Muha umuti umugore aramukunda. Yego ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma. Ndamubwira ngo agiye bamubeshyera reka nkuhe umuti uzajye uwukoresha niba muca inyuma uzabimenya. Ubwo yarawukoresha uko bikwiriye. Ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze ati bamaje gufatana. Ambwira aho bari ndabaza ngo barahagana he, arambwira ngo bari Gikondo. Nibwo nahitaga nitegura njyana umuti kuba matanurisha. Ko biteye ubwoba ibi bintu? Ntabwo biteye ubwoba ni indwara nk'indi. Waba wumva ari ibintu byoroshye? None se ngubu amano yawe niyafatana, umuntu yakuraga amano agafatana, sibyo umunwa wafatana urimo kuvuga gutya. Nta bantu ujya ubona baba barabaye biragise kandi bamaje gukura. Byashoboka. Nta bantu se babasazi ujya ubona mwariganye ugasanga arimo gusara mu muhanda. Ujye nta bantu baba barabahemukiye ariko iyo baje turabavura.